uyu mubiri wo hagati uvamo n'ahantu harangaye uhabonye wavuga ngo iyi ndwara ntabwo ibaho. You guys, uyu munsi nje kubasaba ikintu gitoya kubera ko mwambereye abavandimwe, mwambereye umugisha, mwambereye inyangamugayo. Njye hano kuri social media especially kuri TikTok nahabonye abamarayika bagenda, ngiye nkunda kubabwira kenshi, ariko kuri iyi nshuro ikintu nje kubasaba mbere yuko nkivuga, reka tubanze turebe ino video, banze murebe ino video. Yarwaye abyimba mu maso, abyimba ibice byo mu maso, iyi sura yose irabyimba. Tujya CHK bamutera imiti, baramuvura, twahawe serivisi ishoboka. Nshimira abaganga bawe CHK, bashimira cyane serivisi mwaduhaye. Nta serivisi n'imwe igeze dushaka tuyibure. Kwagenda hashira iminsi, izuru ritangira guturika, ritangira gucikamo kabiri. Bidahagije, izuru rivaho nk'ikintu kimumunga. Pima kansa barayibura, bapima inshuro zirenga enye barayibura, bakomeza gupima, bakomeza gufata ibizamini babura indwara. Izuru rivaho uhereye hano ku munwa, hano iracika, birazamuka bifata hano ku itama, biraza bifata rino jisho, ubu ntabwo rireba, biraza bifata hano ijisho, bikata hano munsi y'iri jisho, ubu niryo riri kureba gusa. Biramanuka, biraza bigaruka hano ku munwa, kivamo. Uyu mubiri wo hagati uvamo n'ahantu harangaye uhabonye wavuga ngo iyi ndwara ntabwo ibaho. Niba uzi umuntu waba wararwaye iyo ndwara, uzi umuntu wazengerejwe n'iyo ndwara, kazi ikintu kikajya kimumunga gutyo, bakamupima bakamuvura bikanga, ariko nyuma akaza gukira kubera imbaraga z'Imana n'ab'Imana yaciyemo kugira ngo uwo muntu akire. Nyandikira tuvugane, nkeneye ubutabazi. Niba uzi ibitaro byarwariyemo umuntu umeze gutyo, yakiriye umuntu ufite indwara imeze gutyo, nyandikira kuri 078 19 667 293 uduhuza. Niba uzi ibitaro, yaba ibyo mu Buhinde, yaba ibyo muri Amerika, yaba ibyahe, byakiriye indwara imeze gutyo, ijya kumera nka kanseri, usanga si kanseri, yakira indwara imeze gutyo, hari ikindi kirwara, ariko uwo muntu akaza gukira yararwaye gutyo. Ndakwinginze nyandikira, umbwira ati uyu muntu yararwaye, uyu muntu aravurwa arakira, araginga umuganga uwo ari wese. Mumbariza ati iyo ndwara yaba ari bwoko ki. Impamvu maze umwaka. Rero ikintu ndimo kubasaba, nasabaga yuko uyu muvandimwe Mitsutsu, ntabwo tuziranye, ariko njyewe narebye uno munsi nibwo nabonye ikibazo yagize cyo kurwaza umuvandimwe uyu nguyu mubonye. Ngira ngo murabona ino foto y'uno muvandimwe, ni murumuna we. Ngira ngo sitore mwayumvisha ukuntu iteye. Buriya abana b'abajeni baba baravukiye mu miryango, ugasanga nk'ibibazo nk'ibi binini nibo bireba, bagira trauma nyinshi cyane zikomeye. Ikintu nje kubasaba uyu munsi ntabwo ari ikindi, yasabye yuko umuntu waba afite any idea kuri iyi ndwara yamuvugisha, cyangwa se umuntu usenga akamusengera. Niyo nkunga ya mbere y'amasengesho mfite.
ikindi kintu cya kabiri nshaka kubasaba, uno mutipe mumuhamagare, mumugereho, mumuhumurize, mumuganirize, mumuhumurize kabisa, mumuhereze urukundo. Ikindi icyo waba ufite cyose, nubwo cyaba ari 1000, nubwo ryaba ari 100, mumuhereze nibura, nubwo yagura paracetamol, nubwo yagura amazi, nubwo yabona n'amayinite, nubwo yajya abona n'aya moto, kuko uno mutipe, uno mujene arababaye, uno mujene afite ibibazo, uno mujene akeneye abantu. Ikintu ngiye kubasaba uno munsi, mumbabarire, nk'abantu mwigeze kumberaho na n'ubu mukimpagarariyeho, uwaba nzi n'utanzi uno mutipe, nanjye mumbabarire mu mwanya wanjye, mubinkorere, mumucekingeho, ikintu cyo ushobora gukorera Mitsutsu mukimukorera, kandi abashimira mbikuye ku mutima. Umuntu wese ubinyemereye ndamupfukamiye kandi mutereye isari. Imana ibampereye umugisha. Bantu banjye muraho neza, ndamye nashidikanya mumeze neza cyane. Niba utanameze neza kandi gira ngo mbwire ngo uyu munsi numva bitameze neza, ariko ejo byahinduka bikagenda neza cyane. Reka mbanze ngusuze kandi nguhereze ikaze rero, we udahemo kudukurikirana umunsi ku munsi, utuye mu mpande zose zigize igihugu cy'u Rwanda, waba utuye mu majyepfo, mu burengerazuba, mu burasirazuba ndetse kandi n'amajyaruguru. Rwose Imana ikomeze kugenda iguhereza umugisha mu byo ukora byose, cyangwa se Imana nyine ikomeze kugenda ihezagira imirimo y'amaboko yawe. Neza yuko mu minsi yashize cyangwa se mu minsi yatambutse nibwo twabagejeho inkuru ivuga yuko Festina ndetse na Dorcas bamaze gutandukana na MRN, cyangwa se bamaze gusinyura amasezerano bari bafitanye na MI Music. Iyi nkuru yababaje abantu benshi bari bakomeje kubaza batese, ubu ngubu koko urukundo twabakundaga ntabwo tuzongera kubona indirimbo zabo? Ese koko ntabwo tuzongera kuronka nyine ubutumwa bwiza bufite icyanga bwa Kristo twagezwagaho na bano bakobwa? Uyu munsi ndagarutse rwose noneho ngo mbabwire ijambo ry'ihumure, cyangwa se mbabwire inkuru nziza. Uyu munsi bano bakobwa bagize gutya, baragaruka rwose bakubita ubutumwa bwiza, bazanye grafike iteye ubwoba cyane. Ese iyo grafike irimo ubuhe butumwa? Nyuma yuko bamaze gutandukana na MI Music, bano bakobwa batangaje yuko, cyangwa se bagaragaje yuko bagiye kongera kuzanira ibyishimo abakunzi babo cyangwa se abafana babo. Bavuze yuko bagiye gukora indirimbo cyashya yitwa Itabaza. Iyi ndirimbo rwose ngo bazayikora nyuma yuko bamaze gutandukana na MI Music. Abantu benshi kubaza batese, bano bakobwa koko bagiye kwikorera cyangwa bagiye kongera kuronka indi management cyashya? Ibyo byose ugiye kubyumva hano muri kino kiganiro. Nkuko maze kubikubwira, bano bakobwa basuye grafike kuri Instagram yabo, batangaza yuko, cyangwa se bagaragariza abakunzi babo yuko bagiye kubahereza indirimbo cyashya nyuma yo gutandukana na MI Music. Iyo ndirimbo yitwa Itabaza. Bagize bati Itabaza is knocking God's people, bivuze ngo itabaza iriho irakomanga abantu b'Imana, cyangwa se iriho rirakomanga abantu b'Imana. Bakomeza kubaza bati si buno butumwa bushatse kuvuga iki? Ese ino ndirimbo izaba imeze gute? Abantu benshi bategereje bafite amatsiko menshi cyane, kandi bongeye barenzeho ubutumwa bukomeye cyane, bifashishije amagambo akomeye cyane ari muri Matayo, cyangwa se yanditse muri Matayo igice cya 5 umurongo wa 16 gukomeza, aho handitse ngo abantu ni umunyu w'isi kandi ni urumuri rw'isi. Abantu benshi bakomeje kubaza bati si ino ndirimbo ni ukubera iki nyine bongeye bakandikaho ano magambo? Ese koko bagiye nyine baba bagiye kongera kuba bashya? Ino ndirimbo abantu benshi, ngewe ikintu nabonye, cyangwa se nyine mu makeya uko mbitekereza, ni nko ino ndirimbo iri gushishikariza abantu kongera nyine kubera abandi urumuri, cyangwa se kubera abandi umucyo. Rwose niba nawe wakundaga Festina ndetse na Dorcas, tegerezanya amatsiko, bagiye kuguhereza indirimbo nziza kandi iryoshye. Nyuma y'inkuru ya Festina ndetse na Dorcas rero, Alisa ndetse na Germaine rwose nabo batangaje yuko nyuma yo guhereza ibyishimo bikomeye cyane abafana bo muri BK Arena, bagiye kongera kubazanira indirimbo cyashya bise Ibanga. Bivuze ngo Itabaza n'Ibanga nyine zizasohokera mu bihe bimwe, cyangwa se abakunzi babona bakobwa mwese mugomba gutegereza. Bivuze ngo agasama kabisa ndumva kameze neza cyane, ariko especially ku bakunzi b'indirimbo za gospel, cyangwa se ku bakunzi babona bakobwa Alisa ndetse na Germaine, Festina ndetse na Dorcas, rwose murabizi neza ko ni bamwe mu bakobwa kuri gospel no mu Rwanda barakunzwe ndetse kandi bishimirwa n'abatari bake cyane. Niba nawe ukunda Alisa ndetse na Germaine, bagize bati tubafite indirimbo nziza irimo ubutumwa bwiza, kandi turabizi neza ko muzayikunda. Mutegerezanyize amatsiko, kubera yuko natwe ubwacu dufite amatsiko y'uburyo nyine muzayakira.
kandi turabizi neza ko muzayikunda iraryoshye, irimo ubutumwa bwiza kandi irimo amagambo meza cyane y'ihumure cyangwa se nyine y'iyobokama. Iyindi nkuru rero y'akababaro iri gutuninga cyane no mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ni inkuru y'umusore witwa Mitsutsu cyangwa se umwite comedian Mitsutsu. Uyu musore akomeje guca mu bihe bitoroshye. Niba uzi neza ko usenga, ukaba uzi neza ko rwose wakundaga Mitsutsu, nta kindi nagusaba, nta yindi nkunga nagusaba. Ubaye ufite ubushobozi ushobora guca kuri nimero yiwe cyangwa se ugaca kuri platform ziwe nyine ukamushaka ukagira ikintu umufasha. Barenge ngunda kubabwira ngo bure nabufasha buke bubaho. Igiceri cy'ijana amafaranga senkani yagira ikintu afasha umuntu. Ushobora kumva yuko uyu munsi nta bushobozi ufite bwafasha Mitsutsu, ariko my brothers, niba warigeze guca mu bibazo ibi ngibi urabizi neza cyane kuba umuntu yagwiriza amafaranga 500 gusa uri mu bibazo bikemura ibintu byinshi kurenza uko wabitekerezaga, bikuramo icyizere cy'ubuzima kurenza uko wabitekerezaga. Ndabizi neza uko bazuse ino nkuru iteye gute. Mitsutsu yagize gutya ejo yandika ko cyangwa se atangaza ko ari gushyira ku isoko imitungo yiwe yose, harimo ama YouTube channel yiwe, harimo umutozi we yarafite. Avuga yuko bitewe nuko umuvandimwe we arembye ndetse kandi rwose ameze nabi cyane, nta kindi kintu yakora usibye guhombya ibyiwe kugira ngo nyine arebe ko yakita cyangwa se nyine mu makeya yakomeza gufasha umuvandimwe wiwe. Abantu benshi mwakomeje kugenda mubona ino nkuru iri gutureninga, ariko abenshi mukayirengagiza. Ndakubwiza ukuri my brothers, umuvandimwe wa Mitsutsu umurebye ukuntu ameze, urebye ibihe Mitsutsu ari gucamo, nawe ubwe wamugira impuhwe cyangwa se wamugirira imbabazi. Rero nta kintu nagusabaga, niba usenga rwose umusengere, kandi niba ufite ikintu wamufasha muri dukeya ufite, ushobora guca kuri nimero yiwe cyangwa se ugaca kuri platform za Mitsutsu ukamwaka nimero ziwe. Ndabizi neza ko rwose ubu ngubu ibihe arimo ntabwo ari ibihe byo guseka, ntabwo ari ibihe byo kwishima, yego nyine nta kindi yakora. Ariko my brothers, kubona umuntu urwaye umwaka wa mbere uwa kabiri, kandi nyine wenda kurwara si byo kibazo, abo ugasanga arwaye imyaka yose, ariko abaganga bakamubwira ngo nta ndwara ufite cyangwa se nta ndwara tukubonamo, nawe ubwawe birakurenga. Umuntu ntabwo apfa, umuntu nta nubwo ari waravurwa ngo akire, kandi bari no kumuvura bakubwira yuko nta ndwara afite, ari ukugerageza. Ese wowe icyo kintu uracyumva neza? Wowe nyamuneka rwose nta kindi ngusaba, niba uteze amatwi no video, ntabwo ari ngombwa kumuhereza amafaranga, ariko byibura wamusengera. Ntabwo ari ngombwa ngo nyine ngo mube muri kumwe, ariko ushobora kugira ikintu umuhereza. Nabikubwiye nta kindi wakora usibye gushakisha platform ziwe zose, nyine warangiza ugashaka address ziwe. Niba ufite 100, niba ufite 200, niba ufite 500, wayasendingaho, yayaguramo ibyo kurya igihe amurwaje, cyangwa se yamuguramo n'udukoresho tw'isuku. Byose birashoboka. Rero rwose niba ufite uwo mutima nta kindi usabwa, njyewe nta kindi nkwifuzaho. Mitsutsu ntabwo tuziranye, ariko niba ufite uwo mutima ushake address za Mitsutsu, mubwire uti my brothers, waduhereje happiness, waduhereje ibyishimo twaragukundaga, nubwo tutakuza ariko byibura ibihe uri gucamo turabyumva. Niba warigeze kurwara, niba warigeze kurwaza, cyangwa se niba warigeze gusura abarwayi, urabizi neza ukuntu kurwaza igihe kirenze ukwezi bimera. Niba warigeze wenda kujya kubyara uri umupapa, cyangwa se wenda wigeze kurwaza umuntu, nawe urabizi ibyo bihe ukuntu bimera. Nawe urabizi iyo urwaje umuntu bakakubwira ngo nta ndwara afite. Njyewe ndabizi cyane kubera yuko twigeze twarwaza umuntu muri famiye amara amezi 3, ariko ayo mezi 3 yonyine twarayumvishe my brothers. Rero bivuze ngo rwose ino nkuru nayo irababaje, niyo mpamvu nanayitinze kubera yuko ntabwo ari inkuru nziza pe, ni inkuru y'akababaro, ni inkuru y'agahinda ku buryo utabyumva. Ubundi wenda ushobora gusanga utari urabyumva neza, ariko dore ubundi indwara murumuna wa Mitsutsu arwaye ntabwo izwi, nicyo cya mbere nakubwiye. Kandi ni indwara umuntu ayenga umubiri umubona. Hamwe Mitsutsu yavuze yuko izuru rivaho, izuru inyama ikavaho igatakara uriho ubireba, ariko abaganga bakubwira ngo nta ndwara tubona. Indwara yiwe yabaye amayobera, nyine abaganga byarabacanze, babuze ikintu bakora. Rero rwose nyamuneka urumva yuko Mitsutsu yatangiye guteza ibye kugira ngo arebe ko yafasha umuvandimwe wiwe. Bivuze ngo ubushobozi bwanze, hari igihe murwaza umuntu famiye bikanga, amafaranga akabashiraho, hamwe mutangira gutekereza kwa mwamuta, kandi rwose ari umwana wanyu. Ese urumva nkawe ku giti cyawe ibyo bintu wabyifuza muri famiye yawe? Gufata umwana wabyaye ukamuta kwa muganga
kubera kubura ubushobozi. Nyamara hari benshi bari kwishima, hari benshi bari kujya mu tubari bagasinda bakarara banezerewe, ariko hari abantu batameze neza. Wenda nibo nawe uri muri abo, ikintu nagusaba ushobora gusanga wari bugiye gusesagura bitanu, fata amafaranga 500 cyangwa se amafaranga 200, ubundi usigane 4500 cyangwa se 4800, ugende uyasesagura, ariko uvuge mu mutima ngo hari umuntu ufite ikibazo, nagize ibiki, nahaye ikintu cyangwa se nyine nafashije kugira ngo byibura nawe yongere kumererwa neza. Iyo yari inkuru ya Mitsutsu. Iyindi nkuru iri turane cyane hano mu Rwanda cyangwa se no mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ni inkuru y'umuyobozi wacu cyangwa se umuyobozi nyine baduhaye nk'urubyiruko ushinzwe umuco ndetse na siporo, uwo naho ndi yitwa Dogita Utuma Twishime. Yagize gutya afata umwanya aravuga ati rwose umuntu witwa Ishimwe Thierry cyangwa se Titi Brown ndetse na Kagarara, ndabashimira cyane muri gukomeza kugenda mutuma u Rwanda nyine ruzamuka cyane cyangwa se muri kuzamura ibendera ry'u Rwanda mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Bivuze ngo rwose nanjye ndashimira cyane uyu muyobozi kubera yuko yabonye ibintu byiza, yabonye ibikorwa byiza biri gukorwa, aravuga ngo wow, bino bintu rwose bikwiye gushimwa cyangwa se bikwiye guhabwa umugisha. Yongera agira ati rwose ndabizi neza yuko ibyo muri gucamo byose ejo bizagenda neza cyane kurenza uko uyu munsi bimeze. Bivuze ngo rwose namwe mumaze iminsi mubona yuko umuntu witwa Titi Brown yakoze indirimbo nziza pe. Tekereza indirimbo ushobora kureba ukaba nyine udateze amaso neza, harimo abastari ku buryo nyine iyo uhumbije gato umustari avamo hazamo n'umustari avamo hazamo undi. Bivuze ngo iyo ndirimbo igizwe n'abastari bose bagize u Rwanda, babandi bakomeye cyane cyangwa se babandi bakunzwe. Inkuru ya nyuma iri turende cyane hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ni inkuru yitwa Bruce Melody ndetse na management yiwe cyangwa se n'uwitwa boss wiwe Coach Gaël. Bakomeje kugenda bavuga yuko rwose hagati yabo ibintu bitameze neza cyangwa se nyine harimo umwuka utari mwiza. Ese ibyo byose byaba byaratewe n'iki cyangwa se byaba byaraturutse kuki? Rero mwese murabizi neza ko mu minsi yashize Bruce Melody ndetse na The Ben bari mu bihe nyine byo guhereza ibyishimo abakunzi babo cyangwa se abafana babo. Ngoro ubwo bajyaga mu Bugesera nyine ngo manager cyangwa se boss yagize gutya, ubwo Bruce Melody yari kuri stage ngo ntabwo yigeze amufana, ngo ahubwo nyine byaje kurangira atangiye kwifanira The Ben. Ibyo ngibyo rero biri kugereranwa nko kuba uri umutoza cyangwa se kuba utoza ikipe ariko bayitsinda ugaserebura. Ibyo urabyumva neza bimeze cyangwa se biri kugereranwa nko kuba uri umutoza w'ikipe, kuba nyine utoza ikipe runaka ariko bayikubita igitego ukazamuka ukajya mu birere. Bivuze ngo iyo nkuru rwose ntabwo yashimisha uwo mukinnyi waba utsinzwe cyangwa se waba nyine ukubiswe icyo gitego. Ndabashimiye cyane mwari muteze amatwi no video, kubera yuko ngewe icyo mbereyeho ni ukubagezaho inkuru zubaka sosiyete kandi inkuru zibasigira isomo, inkuru zirimo inyigisho. Niba ukunda ibyo dukora nta kintu nakwifuriza cyangwa se nta kintu nagusaba usibye kubwira ngo Imana ikublessing kandi cyane iguhe umugisha mu byo ukora byose, ihezagire imirimo y'amaboko yawe. Kanda like, subscribe niba ukunda ibyo dukora, iyo tudukomeza kubana umunsi ku munsi. Imana ikunde kandi duhana umugisha. Hasta la vista, ciao ciao.